Mwiriwe neza nshuti zanjye, iyi ni Yarico AI TV show nk'ibisanzwe. Uyu munsi nanone ngiye kubabwira amazina 20 meza cyane atangizwa n'inyuguti ya N. Aya akaba ari amazina ushobora kwita umuhungu cyangwa se umukobwa. Ni amazina meza rero nabahitiyemo guhera ku ntangiriro zayo, ukurikirane video yose kugira ngo uze kuba wabasha kubonamo izina ryiza wakwita umwana wawe. Ku mwanya wa 20 rero turahasanga izina Nash. Nash ni izina ryiza cyane rikomoka mu rurimi rw'icyongereza. Iri zina ni izina wakwita umuhungu cyangwa se ukaba waryita umukobwa, rikaba risobanuye ngo uwaba hafi y'igiti cya ash. Ni izina ryiza rero cyane washobora kwita umwana wawe w'umukobwa cyangwa se w'umuhungu. Turakomeje rero tugeze ku mwanya wa 19 aho dusanga izina Nathan. Nathan ni izina ryiza cyane wakwita umwana wawe w'umuhungu. Iri zina ni izina rifite ubusobanuro bwiza cyane, rikomoka mu Bahebureyi. Iri zina rikaba risobanuye ngo impano y'Imana. Iri ni izina wakwita umwana w'umuhungu, rikaba izina ryiza cyane mu muryango ndetse rifite n'ubusobanuro. Twakomeje rero ku mwanya wa 18 aho duhasanga izina Naz. Naz ni izina ryiza cyane. Iri zina washobora kuba waryita umwana w'umuhungu. Iri zina rifite ubusobanuro bwiza cyane, risobanuye ngo wiyeguriye Imana, rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina ni ryiza cyane, naryo waryita umwana wawe w'umuhungu. Dukomeje rero no ku mwanya wa 17 aho tuhasanga izina Nova. Izina Nova ni izina ryiza cyane rikomoka mu Kilatini. Iri zina washobora kuryita umwana wawe w'umuhungu cyangwa se umukobwa, bose washobora kuba waribita. Iri zina rikaba risobanuye ngo inyenyeri nshya. Inyenyeri nshya cyangwa se imurika cyane mu kirere. Iri ni izina ryiza cyane rero wakwita umwana w'umuhungu. Tugeze ku mwanya wa 16 aho tuhasanga izina Niam. Niam ni izina ryiza cyane wakwita umwana wawe w'umukobwa cyangwa se w'umuhungu. Iri ni izina risobanura umucyo, rikaba rifite inkomoko muri Ireland. Iri zina rero naryo waryita umwana wawe w'umuhungu, rikaba ari izina ryiza ryamubera. Tugeze ku mwanya wa 15 aho tuhasanga izina Norman. Izina Norman ni izina ryiza cyane rikomoka mu Kigiriki. Mu by'ukuri iri zina ni izina ryiza cyane wakwita umwana w'umuhungu, ntabwo ari izina wakwita umukobwa. Hanyuma rikaba risobanuye ngo umuntu waturutse mu majyaruguru, niko iryo zina risobanuye. Urumva ko ni izina ryiza wakwita umwana w'umuhungu. Twageze ku izina rya 14 aho tuhasanga izina ryiza cyane ryitwa Nixon. Nixon ni izina ryiza rikomoka mu Bwongereza. Iri zina waryita umwana wawe w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko ku izina Nick, ndetse rikaba risobanuye ngo umwana wa Nick cyangwa se umwana w'umuntu witwa Nick. Ni izina ryiza cyane rero waryita umwana wawe w'umuhungu. Tugeze ku izina rya 13 aho tuhasanga izina Nasir. Nasir ni izina ryiza cyane ushobora kwita umwana wawe w'umuhungu. Iri zina rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ngo uwafasha abandi cyangwa se umutsinzi cyangwa se umurinzi. Nasir ni izina ryiza cyane wakwita umwana wawe w'umuhungu. Tugeze ku mwanya wa 12 aho tuhasanga izina Noran. Izina Noran ni izina ryiza cyane washobora kwita umwana wawe w'umuhungu. Iri zina rikomoka muri Irish, rikaba risobanuye ngo umuntu w'icyubahiro. Izina Noran niko risobanuye, rikaba rikomoka muri Irish. Iri ni izina ryiza cyane rero wakita
umwana wawe w'umuhungu. Turakomeza no ku mwanya wa 11 aho tuhasanga izina Narendra. Narendra ni izina ryiza cyane rikunze guhabwa abana b'abahungu. Iri zina rifite inkomoko muri India, rikaba risobanuye ngo umuyobozi w'abantu. Narendra ni izina ryiza cyane rero wakwita umwana wawe w'umuhungu muri iki gihe kigezweho. Ndagusabye wowe rero uri kumva iyi video ntuze kurangira utumvisha amazina yose, ntuze kuvaho rwose utarangiye. Tugeze ku mwanya wa 10 aho tuhasanga izina Nadava. Nadava ni izina ryiza cyane, ushobora kuvuga Nadava cyangwa se Nadav. Iri ni izina rikomoka muri Slavic. Iri zina ni izina ryiza cyane wakwita umukobwa cyangwa se umuhungu, rikaba risobanuye ngo icyizere. Nadava, iri zina ryiza rero warita abana bawe yaba umukobwa cyangwa umuhungu. Tugeze ku mwanya wa 9 aho tuhasanga izina Naren. Naren ni izina ryiza cyane rikomoka mu Buhinde. Iri zina risobanuye ngo ururabo rwiza. Iri ni izina ryiza cyane ushobora gusanga aho rusobanurira ngo ururabo rwiza rukurira mu mazi. Rero iri zina waryita umwana wawe w'umuhungu, rikaba ari izina ryiza cyane. Tugeze ku izina rya 8 aho tuhasanga izina ryitwa Nanda. Izina Nanda rikomoka mu Buhinde. Iri zina ushobora kuryita umwana w'umukobwa cyangwa se ukaba waryita umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanuye ngo ibyishimo cyangwa se aho usanga risobanuye ngo umunezero cyangwa se ugasanga nanone risobanuye ngo uwishimye. Nanda ni izina ryiza cyane. Tugeze ku mwanya wa 7 aho tuhasanga izina Nevin. Nevin ni izina ryiza cyane wakwita umwana w'umuhungu. Iri naryo rikomoka muri India, rikaba risobanuye ngo umushya. Nevin, iri zina rero ni izina ryiza wakwita umwana wawe umwana wawe w'umuhungu. Ku mwanya wa 6 turasanga izina Navin. Iri ni izina naryo rikomoka muri India. Munyihanganire, maze iminsi ntameze neza ariko nta kibazo. Rikaba risobanuye ngo umushya, naryo ni izina wakwita umuhungu. Tugeze ku mwanya wa 5 aho tuhasanga izina Nigam cyangwa se Nigam. Nigam ni izina ryiza cyane rikomoka muri India. Iri ni izina naryo risobanuye ngo umushya cyangwa se ikintu gishya. Iri zina rifite ubusobanuro bwiza aho usanga nanone risobanuye ngo ubumenyi bwera cyangwa se inyigisho zera. Twakomeje rero ku mwanya wa 4 aho tuhasanga izina Nirvana. Nirvana ni izina ryiza wakwita umwana w'umuhungu. Excuse me, mumbabarire ariko nari maze igihe ntakora, niyo mpamvu navuze ntereka mfe kubikora. Iri zina naryo rikomoka muri India, bikaba bisobanuye ngo amahoro y'ikirenga. Nirvana. Tugeze ku mwanya wa 3 aho tuhasanga izina naryo Nathan. Ni kimwe na Nathan rya mbere navuze nuko byandikwa bitandukanye, rikomoka mu Bahebureyi. Iri zina waryita umwana w'umuhungu, rikaba risobanuye ngo impano y'Imana. Nathan ni izina ryiza cyane. Tugeze kandi turimo tugenda tugana ku musozo. We wakurikiranye iyi video yose ntiwibagirwe gukora subscribe, like, share and comment. Tugeze ku mwanya wa 2 tuhasanga izina Nathan. Nathan naryo ni izina ryiza cyane rikomoka mu Bahebureyi cyangwa se rikaba risperingwa neza mu Cyongereza, naryo rikaba risobanuye ngo impano y'Imana. Iri ni izina ryiza cyane naryo wakwita umuhungu.
tugana ku musozo rero turasanga izina Navi ku mwanya wa mbere rikomoka mu cyongereza, rikaba risobanuye ngo ingabo zo mu mazi. Navi rero ni izina wakwita umukobwa cyangwa se umuhungu. Murakoze cyane rero mwebwe mwese mwakurikiranye video yacu, mukihanganira zimwe muri obstacles mwahuye nazo, kandi mukaba mukomeje kudushyigikira mu buzima bwa buri munsi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Hari umukunzi wacu rero watubwiye ko ashaka amazina wakwita umwana ukurikira imfura, nawe ndaje mu kanya ndamukorera video, ndetse n'abandi mufite ibitekerezo mushaka kudusangiza mutwandikire muri comment. Rwose mubabarire, muze kwibagirwa gukora subscribe. Murakoze, ndabakunda.